uyu ni Kayihura Placide, televiziyo ni New Hill Image TV. Nabwiye ngo mbere yuko dutangira ubanze ukande subscribe aho ngaho kugira ngo dukomeze dukurikire ibiganiro byose. Turi kwibaza ku bintu byinshi muri no minsi. Turimo turasura amakupe nkuko mumaze iminsi mubibona. Uyu munsi rero twasuye umuntu bita Maneri. Maneri, reka abanza twibwire ko Maneri undi ni izina rituruka kuki? Murakoze cyane. Maneri ni izina rifite amateka. Izina rifite amateka, mbere na mbere n'amazina yanjye yombi nitwa Maniraguha Eric. Cyo ni ubusobanuro bwa mbere. Ubwa kabiri ni izina nabonye ribaho ni ripreno riri mu Gitaliyani rivuga umunyembaraga. Abimenye nyuma. Byatumye nyine abana banjye bose bitwa Maneri. Nubango warimenye baramaze kuryita cyangwa waryise wararimenye? Yise nkurikije amazina yanjye nyine. Amazina yanjye Maniraguha Eric ndayahuza biba Maneri. No nyuma nza kubona abantu bitwa ba Maneri benshi b'abazungu njye nza kujyaho na preaching namubwa se mbwiye nsobanurira we Maneri bari kuyehe n'iki bimeze bite aransobanurira amana link nisobanuro bwaryo nsanga ribaho ni riplano ri mu Gitaliyani rivuga umunyembaraga. Wow. Turi kumwe rero ni mushiki wawe? Uwo murasa? Usana dusa? Murasa. Nuko kurusha umusatsi gusa ariko turasa ko dusangiye byose, dusangiye amaraso, dusangiye ubuzima, mbese n'umugore wanjye. Wow. Reka akomeze nawe twibwira. Nitwa Uwizera Chantal Maneri. Nizera wamwise nyuma yo wow. Ya nkuko nayobwiye twasuye famille nziza cyane cyangwa se imaze iminsi muri iyi minsi itrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nirihe banguri gukoresha? Nta bangana rikeya rwose mana ngende Maneri wahanga wasuye nta bindi. Nta bindi rwose kuko arambwiye nimba hari byiza. Tugitangira rero ikibazo cyanjye cya mbere cyangwa se kuganira kwanjye kwa mbere. Maneri wundi mu buryo burambuye Maneri ni muntu ki? Maneri kugeza uyu munsi ni umugabo ufite abana babiri b'abahungu n'umudamu uko mubibona, ntuye Kinya, ufite ababyeyi bombi, nkorera ikigo cya leta cyitwa RAB, se ibindi birenze ibyo nibihera hari sibyo ntuye nyine kinyinya nko nabibabwiye ndumva sinzi wire ahubwo mbaze. Okay. Twihuse. Maneri kazi ni muntu ki? Ni mama w'abana babiri b'abahungu. Umusanzwe ndi umwarimu. Maneri ndamenya mvuga Maneri. Okay. Tujye kuganira cyane ku buhamya bwawe nka Maneri. Maneri wundi yavukiye hehe? Murakoze. Yibona yuvuga ubuhamya bari ibintu bisa naho wenda ari birebire ariko nyine najya press ibyo bumbaze ntajye kuvuga ibintu byinshi kiruze kudufasha. Yego. Navukiye Kimihurura uyu munsi mu karere ka Gasabo nyine hariya munsi ya Senide rwose niho navukiye. Amashuri abanza ya Maneri yayigiye? Amashuri abanza nayize kuri primaire do Kimihurura kuri ADPR. Yego. Maneri urakijijwe? Yego ndakijijwe nsengera muri ADPR. Tugiye kugenda ubuzima ku bundi. Maneri ni muntu ki mu mashuri ye mu myigire guhera muri nasali kugeza primaire? Maneri ni muntu ki yaryaga kangahe ku munsi? Maneri yabayeho ate? Nganiriza kuri ubwo buzima bwako gace gato cyane. Urakoze. Ndibuka nize nyine maternelle cyabagaho umwaka umwe wenyine kandi twiga tunakuze ko yize mfite imyaka 6 maternelle nyiga umwaka umwe nayo nayize nyine mu Rugando, harana mu Rugando hafi y'amashuri munsi ya convention gato niho nize maternelle umwaka umwe ndangije mitangiye kwiga nyine primaire nyiga Kimihurura nababwiye. No buzima bw'ubwana rero nyine nk'umuntu wavukiye Kimihurura n'iki twari dufite famille papa na mama bari bahari. Navutse n'umwana wa kabiri mu rugo, kuba ndi umwana wa kabiri n'undi twavuze turi n'abana babiri bonyine ubwo nuvuga ngo ndi na mutoya mu rugo, twese turi abana babiri ari nanjye mutoya. Amashuri yanjye rero nayize aho ngaho numva natangiye kwiga nyine mbere ya jenoside gatoya. Jenoside iraba bideranjemo gakeya nyuma yaho ngenda komeza n'ubundi ndangiriza kuri primaire ya Kimihurura. Mvuye Kimihurura nibwo nagiye muri secondaire muri leta ni Gisenyi ahantu twakoreje amizero Iramba miga tronkomeye yose irarangira. Nahabaye nyine n'ubundi nko nakubwiye ndi umuntu ukunda kuba mu bintu byo gusenga kugira gute nabaga muri korali nabaye dirija w'amakorali menshi n'iki ndaharangiza naho ni undi mwaka umwana bita Nyabirasi n'ubundi ni Gisenyi hirya. Mpava umpiga umwaka umwe gusa mitano none classe nza kwigiremera rukoma hano Gitarama no nize mu interna gusa muri secondaire. Ndangije rero narangije muri 2005 nibwo twarangije secondaire
ubwo hacamo 2008 2009 ntangira kaminuza nize muri privé muri Iraq mpiga imyaka 4 informatique de gestion. Ndagaruka ku buzima bwa primaire. Maneri yigeze agenda n'ibirenge? Yego, nagenze n'ibirenge kuko numva twatuye urana Kimihurura twari dutuye ni munsi ya Senide neza na ahantu bita muri Sahara sinzi imana bahazi. Urumva niho navuga nkajya kwiga Kimihurura. Twagendaga n'amaguru pe. Ni iki kintu cyakuguye mu kugenda n'amaguru cyawe kwawe? Urumva kuko twigaga tunasubirayo, twajyaga kurya tukanasubirayo. Hari kugira ngo hari convention uyu munsi hari rompoe no kuri KBC niki gutrasira mihanda abana benshi bajya gwana hagongera niki kunyura muri iyo mihanda kuzagera ku kabindi ukagikomeza ukagera hirya na ahantu byangoraga iyo mihanda izo nzira harimo akagenda mbega hari kure n'ukuri hari kure urumva rero iyo situation ntago yari yoroshye. Maneri niresomo watsindwaga niresomo watsindaga muri primaire se buriya se niki natsindwaga cyane ra imibare yarangoye niyo yabanje kungora cyane ariko nyuma y'ene ngo byaje kuza ngeze muri secondaire ko muri primaire ntabwo nayumvaga pe ntabwo nayumva imibare yarangoraga. Niresomo watsindaga? Natsindaga ibintu byo mumenya muntu ibintu byaje civisme ko twahitaga harya ibintu bya civisme nabyo nyine na geography donc ibintu by'ibisosi nakundaga kubyumva cyane byo amateka afatika ushaka kubwira umuntu akaba yayibuka kongera akagira ibyo rwose ndumva narabyumvaga cyane nyine muri primaire. Ariko ikindi numvaga cyane ikinyarwanda isomo ry'ikinyarwanda naryumvaga bikomeye. Mu isomo ryo kwiruka ahubwo akangaye kwiruka nyine numva bitewe n'ikintu cy'abana bacu nyine twabaga turi kumwe tungana ntago nabaga inyuma cyane ako nubwo nabaga imbere. Ndabizi mwirukaga muri batanu wabaga wakangaye wa kabiri wenda cyangwa gatatu n'ukuri sinabaga wa mbere cyo koze kenshi kuko nyine narahumagiraga cyane bikanje ariko nzineze ko najya ngamba no wanyuma rwose. Kuririmba wabonaga ngahe? Ayo manota yose yo kuririmba ni ukuri kose wajyaga kuri stage barabango ni Eric ugezweho nyine n'abantu bose bagahura ukaza kureba ni uririmba ko nabaga muri korali y'abana icyo gihe. Nirihe koso mwarimu yagukubitiye ko mwemwe mwize gukubitwa bikiriho? Nirihe koso mwarimu yagukubitiye? Koso bankubitiraga cyane gukererwa kuko urubite none nyine naturukaga wagiye muri pause nyine twataye tukagaruka kugaruka cyane amasomo nyuma ya saa sita akenshi najyaga nakerewe wabaga wariye byinshi si byinshi n'izuba urugendo iki nyine gasanga nakerewe cyangwa gasanga mu Rwanda bitari byanasha ugatinda kuri iki. Twibuse ku buzima bwa Maneri utacyari mu gice cya mbere cyawe wenyine tugeze muri secondaire. Yego wambwiye ko tigeze wiga Kigali cyane wize muri internat abo ni mpamba wavanye mu rugo ugiye muri secondaire igikapu cyawe nganira ku gikapu cyawe ugiye muri secondaire? Wenda sinzi nimba ndareye ku buryo butandukanye ari bungahe ariko ngewe ku giti cyanjye ko nizi nisanga muri secondaire numva mu rugo iwacu nahabaye nzi ubuzima bwo mu rugo nyine kipanga aho ngaho ubuzima busanzwe urumva urugo rurimo abana babiri bonyine nta stress nyinshi zabaga zihari ibintu byabaga ari byoroshye ntago twari turabakire bakomeye cyane twari turinganiye ariko ubuzima bwose twatubayemo neza ku buryo nta kibazo cyabaga gihari. Rero twakuze turi abana bakunzwe n'ababyeyi bacu cyane batwitaho donc baduha affection pe ifatika ku buryo nagiye kujya kuri secondaire abantu benshi bangirira impungenge azashobora secondaire ko bakumva kugira ngo nzibane ntazabishobora ko dukunda dufite ababyeyi batwitayeho cyane ku buryo kuba kure yabo umuntu atabyizeraga ariko buriya nibwo nisobanukiwe neza ngize muri secondaire burya ubwo butesi no kuba n'ababyeyi n'iki ntago ari ibintu byatumye ntashobora ubuzima bwo kwishuri ahubwo nasanze burya ndi mundi muntu abantu batazi nageze kuri secondaire vraiment mbasha kukavaringa situation abana ahubwo nyine usanga bose ndabiyumvamo abana barankunda na responsable ko nagezeyo nabaye chef de classe nabaye president wa chorale nabaye dirigent wa chorale nabaye nagiye amakarabo nagiye mbera umuyobozi none usanga burya nubwo nabaye ubwo buzima hiryo ngiyo ariko no kwishuri nshobora kuba responsable nshobora kuba hari ibyo nahagararira nkagira ibyo nakorera ama report bati ibintu tubibaze Eric ibintu nk'ibyo so rwose nagize ibihe bitari bibi rwose muri secondaire. Ugeze muri secondaire wari umenyere kubyuka saa moya yuko ugavuba gahita ujya ku ishuri ubyuse saa 11 muri etide mbwira ubwo buzima bwa saa 11 muri etide Maneri yabyukaga nk'umubambere Maneri yakubitwaga na prefet. Ikintu cyo koze cya mbere nitwararikaga ubuyobozi narubahaga ko numva n'umuyobozi nkanga ko ari amakosa angaragaraho mu kigo ariko uri bari ikintu cyangoye mana yanjye ni umunsi mbitekereza nkumva rumeza ruraje
kubyuka saa 11 nkoga amazi akonje n'uyu munsi iyo ntekereje secondaire nibuka iki cyonyine kuko nabwo kubikora byanga bikunda nagomba kubikora nyine kugira ngo mbere intangarugero ariko nabikoraga nshingirije numvaga ari nk'urugamba ndiho kumva ngo saa 11 nge muri dushe nabwo amazi akonje uyu munsi nabyo ndabyibuka nkumva ngize wakuriye mu rugo iwanyu ugeze ku ishuri usanga barya kawunga umuceri inike ebyiri zonyine Maneri igifu cye cyari kimeze gite nagize umugisha Imana sinzi kunenda Imana yandemye iki niki ku bintu byo kurya ntabwo bigize bingora pe kuna abantu barwara igifu bakajya baha regime ko bariho bajya bajya regime nyine bakabagenera ibiryo bitewe n'uburwayi ibiryo byose twaryaga wenda byanshariraga ntibindyohere hakunka bijye bikangusha neza nta kibazo najyaga nyine kawunga twarayiriye birayi twarabiriye bijuma twarabiriye ibishyimbo birimo twatuntu twarabiriye twatuboro tubize ukona nyine inshuti yanjye ni petrole baramwe mba nkubwiza ukuri ibiya bishyimbo byo nyine narashingirizaga nyine nkabirya cause nta yindi choice yari hari kandi nyine ngomba kwintangarugero cyo nakitwaraga cyane kugira ngo mintangarugero sibyo ariko biya bishyimbo byarangoraga kubirya byarangoraga pe cyane ariko nyine nkabikora urangije tronkome ugeze muri A level utangiye kubyimba Maneri atangiye gutereta muri secondaire ugeze ukora ibyo bintu ntago ngiye byambayeho cause nakubwiye ngo suko wenda atari ubuzima nagomba kuba cyangwa ntagize izo feelings ahubwo nabayeho ubuzima bugomba kuba ndi exemplaire cyane kubijyanye na religion bijyanye nabaga muri groupe protestant ndi n'umuyobozi ku buryo kugira ngo ibintu byabaga bitari bukunde cyane rero hari byinshi nibujije rero icyo gutereta ntago nabigize pe ntago nanakubeshya ariko niho ntago naterese ariko batangaje ko ariho na meeting no tubana uyu munsi muri secondaire niho twabona nino twahuriye ariko ntago iyo buryo bateretamo kuri secondaire babivuga gufunga ingoni kugira gute byo ntago byatubayeho hari kuntu twitwaye nyine neza mbona bigize umusaruro mwiza mini twatangiye kumutereta mu kintu muri secondaire ntago nabyita ko namuteretaga ahubwo nagize kumukunda tugira gukundana bimeze nka nabyita nk'iki nko kugreensingana nyine kwa umuntu ukunda mwishimiye ko appreciatinga bigenda nyine bikura amahirwe twamenyanye turi n'abasoza secondaire none uko kugreensingana n'iki byose bijya kurangira turi kurangiza ku buryo gufata icyemezo byabaye turangije secondaire twagize Imana dutangira ubwo buryo kurebana no gukundana turimo turasoza turi mu gatanu noneho mu gusoza urumva nka gatanu no gatandatu n'imyaka tuba dufitanye tuyisoza no dufata icyemezo bivuze ngo nawe ni umukobwa yagize utereta mu buzima bwawe abakobwa barankunze cyane nanjye bene nkagira ngo numva nishimiye ariko nkanga cyane kubyinjiramo kubera icyo ndi kugarida nagize nanjye abone mvuna kwa pressure numva nakwegera no not yet ntago haragera kandi no tubwiriza abandi bana kwitwararika no kudafunga ingo no kutagera gute byose let me keep it mbigarde imicunge noneho ubwo wa wundi ni gukunda sasa ntanjya kumukipinga mindly uyu muntu kuri kose ngize Imana yazambira umugore igihe ntazi cyangwa se twaza kuna ariko nyuma y'ubu buzima kugira ngo nabo stakre y'abandi noneho rero uko ari we nese focusinga donc aza mu bitekerezo numva by determine kuri we ubwo tusoje secondaire nibwo namuhisemo turavuga ati burya nubwo twabanye imyaka yose hari igitekerezo ngize kugiraho so twagendana aremera ibyo turaza kubigarakaho mu kanya gato cyane uwo niwe Maneri ngiye kugera kwa Chantal Maneri Chantal Maneri ni muntu ki mu myaka y'ubuto imyaka y'ubuto ngiye ntago ndi umunyakigali nari mu cyaro uvuka he kwanza Rwamagana primaire yawe wayize ute wigeze wiga nasari nize twabyitaga ikiburamwaka hamwe bicara ku gatafari bagaterana imigongo tugakora imibare Maneri ugeze wandikisha itushe cyane itushe yo n'amateka Kigali yari hari tukanihaguze iki cyatsi cyitwa nimba ari mucucu I think numva ari mucucu uracyabitekereza ugeze gukoresha itushe cyane wigeze kudikta ngo rimwe oya ntago nabyicaga nari umuhanga byahatari wari umuhanga nawe muri shuri rwose vraiment nakubwiye ikintu cyangoraga n'imibare ko byose nabyumvaga nabwo n'imibare nubwo nayangoraga ako ntago nayitsindwaga pe nuko nyine ariyo byansabwa concentration nyine ibintu byo kwa ngo ndi bateranyaga mu mahembe kubitsa kugira gute n'iki byansabaga gutekereza cyane ariko narabikoraga Chantal ngaho tubwiye mu buzima bwawe bwa primaire rero sorry nure rugendo wakoraga rurerure cyangwa se n'iki cyakuguye mu buzima bwawe bwo kwiga muri primaire urugendo twakoraga 15 ntabwo ari myinshi cyane
ikintu nibuka ntabwo ari myinshi yari mikeya kuko iyo twabaga dushonje twamanukaga twiruka iminota ntabwo yageragamo ni 15 ku muntu ugenda gahoro ugeze kubitwa inkoni wakererewe byatari okay mbwira niriye kosa mwari mugeze gukubitirwa ikosa nakubitirwaga no gukererwa kubera ko nyine nararyamiraga kandi ngomba kusiga mvuye kuvoma none nkabyuka natinze nkajya kuvoma nkagera ku ishuri nakerewe ngakubitwa nyine mu makosa akwitiye menshi no gukererwa birimo nire somo wumvaga nire somo atsindwaga numvaga icyongereza dutangiye kukiga ngo imibare yarananiraga ngaho mwese abanyamibare nta niyo twize rero buri secondaire twize math physique twese muri class ngo imibare ntago byari ibintu byawe ebana yarangoraga narayibonaga gake ariko yarangoraga mbwiza ukuri abantu baba mu cyaro nanjye nabaye mu cyaro hari ikintu bita guta amafaranga bigeze gutuma ku isoko cyangwa ahandi hantu ugata amafaranga yo mu rugo bigeze kubaho njye ntabwo byambayeho ko grand frère byamagaho kenshi nanjye kubaza ukuntu wigeze wiyumva cyane mu bantu batuye mu cyaro haba hari centre zicuruza urwago ugeze nko ku metezi uvuga ngo mwarayengaga irwamagana n'itoki birahaba iwanyu mwari muzi kwega urwago yezo mu rutoki rwacu kabisa ngo saa 10 n'umugabo wabyutse umutorera ibitoki abandi bakubitamo amavi none somaho kurwumva ahubwo ngo urakijijwe ubu ngubu cyane ariko wamenya ko ruhiye cyangwa rudahiye ubu ngubu byangora kubimenya ariko nabimenya ntabwo wabyibagirwa kameme mbwira gute wageze watsinze ukajya muri secondaire wumvaga ibyo byiyumviro byo kuvuga ngo ugiye kuba muri internet ndabizi ko abantu benshi baba babyifuza mbwira ibyiyumviro byawe umenye ko ugiye kujya muri internet kubera ko muri quartier hari secondaire nakundaga kujya ku muhanda mu masaha ya promenade y'abanyeshuri muri secondaire kubareba nkabona ni beza noneho nkumva nanjye ndashaka kwambara uniform nanjye nkagenda nyine abana bo mu cyaro bakaza kundeba numvaga ari byiza cyane ugeze secondaire wize internet muri Troncome ugeze secondaire ni ikintu cyakugoye muri internet bakunyuzuye baranyuzuye bihoro kuko hari mu babikira byari bibujijwe kunyuzura ariko kumenyera quartier kumenyera abandi bana kumenyera ahantu hatari mu rugo nkaharara none ndi kumwe n'abantu ntazi ntago nasinziriye bwa mbere none umaze kugera secondaire murize amasomo urayamenyereye ugeze muri A-level batangiye kugutereta nibwo buzima tugezemo wateretswe n'abasore nkabangaye bo kwishuri nuriyo byabo muri quartier ko byari byose batangiye gutereta ga secondaire ni benshi ntago nzi umubare wemereye bangahe burasa narabemereraga narababeshyaga no ariko warabemereraga nka babiri ngo Maneri yaje ro gatatu ewe naramwemeraga ariko ntago nigeze mbimubwira nawe waramwemeraga mbere mfasha nayo nakomeze kukipinga nyine kugeza nyine mubwiye nta wundi muntu natekerezaga maze reka tugere mu buzima bwanyu bwa secondaire murimo musoza wumve ko mwamenye mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se mumenye mwiga mu kangahe tumenyana bwa mbere twari mu gatanu secondaire kuko naje nyine ndi muri classe ngo nakubwiye nza kuri Remera Rukoma we namusangaga we yatangiriye kwira mu 4 mpamusanga bageze mu gatanu mbwira umunsi umutima wakubwira ati ushobora kuba ukunda Chantal umunsi umutima ubikubwira cyangwa se utangira kumubona ko guti muri iriya korari nimba yari muri korari mu bantu mbona uriye at least yabayeho kuko namusanze numva naje musanga ngewe nari muri classe ngo nabibubwiye nasanze rero mu magroupe twabanagamo yo gusenga yari umuyobozi ikintu cyatumye kurumva ko nimba umuyobozi yanzaga imbere kenshi mu matangazo kutubwira ibiki byose bigezweho na gahunda zikurikira yanyuraga imbere yanjye kenshi rero uburyo yitwaye muri leadership uburyo yitwaye nk'umuyobozi muri icyo gihe byarankuriye cyane ni gute umukobwa umwana kuriya agira mu mutwe hameze kuriya abasha kuridinga abantu kuko ikigo kiremera ko amabare bitaka kwa Mudidi ibintu byo gusenga byari byagutse cyane ko ni ikigo cy'abaproso byari byagutse cyane amakorara ari menshi byo gusenga ari byinshi cyane rero babikoraga kenshi akatunyura imbere rero nk'umuyobozi kenshi kuyobora abantu bangana gutya
nawe urabyumva ubwo nyine izo nshuro zose nakurikiranaga uko tugenda tubonana kenshi byanasigaragamo nkagenda mutekereza gute bimera gutya kutashobora kumanaginga abantu bangana gutya gute agirirwa icyizere kimeze gutya uburyo yitwaraga byaranyatractingaga ku buryo byatumye nkundusha kumutekereza kuruta abandi bakobwa yego bwa mbere ubona Maneri ataraza no kugutereta nyine umubona ari aho ngaho umusore mu bandi wamubona gute mbwira ishusho ya Maneri wakiragiye nabonaga ari umuhungu mwiza uri aho ngaho umusirimu tu ko yambwiye ko atagikunaga kujya mu bakobwa cyane ntajye kubona ameze nk'aho ari umuntu uri feke oya ahubwo yabaga afite fresheri nk'iz'abakobwa uramubona ubona ni umusore uri aho ngaho ufite fresheri ugeze wumva umutima wakubwira ati wakunda Maneri ego nabonaga yitonda nkabona afite ukuntu ari mwiza bitari byo kuvuga ngo by'inyuma uburyo avuga uburyo yitwara mu bandi nkabona afite ukuntu afite ubupfura bw'ubwiza nyine bw'umuntu tu Maneri muri soje secondaire umubwiriye ariko mukunda n'iryaye watinyutse wabimubwiriye hehe wumvaga ari bugusubiza iki ibi rero bifite navuga bifite amateka atari magufi ariko ntacyo ndabibabwira nababwiye ngo icyo gihe y'imyaka 2 twabanye kuva mu 5 no mu 6 muri secondaire na nyine twaragerengsinganaga mwumva ndamwishimiye appreciation kwa kundi ariko kumubwira ko mukunda ngo tugendane nk'abakundana narabyirindaga ko twa turi abayobozi yari umuyobozi nanjye naje kuhagira mbu umuyobozi n'ubundi twarayoboranye korali tuyana mu komite atandukanye n'amagrupe atandukanye rero nkirinda cyane ko hari ikintu twakora cyatuma abantu batatugirira icyizere cyatugira abantu abandi bana tukaba twayobayobya cyangwa kugenda ukundi kuntu ndabikipinga mindly ndabona ko biri kose reka mbe ndetse niba bari byanjye bizakunda turi gusoza rero secondaire numva twiganye no muri class imwe twiganye mu ishuri rimwe turimo gusoza rero numva ko abunde abanyeshuri basigara ku ishuri bategura ibizamini iki nibwo natangiye twagendanye coincidence nyinshi kuruta mbere kuko urumva hari amagroupe waka gutegura examen kuri ama exercice kugira gute aho naho bigenda byiko ariko nabwo sinabimubwira ndakomeza ndashinyiriza nyine ndagerageza gusa icyo nakoze cyiza nuko twashatse uburyo tugera na contact none iri touchable ifatikuye no tuziranye noneho akamenya iwacu nkamenya iwabo ko nkunda abana muri vacances bajya gusurana bagasura iwabo ndabona ibi ngibi bizamfasha kuzitwareka no kuzamukurikirana urumva abantu bavuye kenshi bavuye kuri secondaire bitabirangira ariko ndabona nibwo twamenye zino contact bizora kuzakora follow up nyuma ubwo rero birangiye turangije secondaire examen zirangiye nibwo nyuma noneho rero urumva twarangije 2007 ubwo n'icyo tukirangiza tukajya tuvugana dusurana bisanzwe 2008 rero mu kwezi kwa 7 ku itariki 31 Maneri aba yambare kuri koco umbwira ndumva mfite ikibazo aho ngaho mwahuriye ujya kuri kocora yasaga te mu maso yawe wamubona gute juste nayo nkubwira itariki ibindi ndabikubwira nta kibazo nakoresheje strategy mbere na mbere subi nyuma gato natutse uburyo mbikora neza ku buryo bimukundira kunsubiza ikisubizo yatekerejeho yafatiye icyemezo bigatuma atahubuka donc asubize atari donc biri direct atari kuvuga ngo rwose ngo urabona ngo nzagira gute cyangwa akabifata akazicuza nyuma nanze ko yabyemera wenda akazicuza cyangwa akampakanira akazicuza uti nakoresheje strategy nashatse uburyo bwose abanza kumenya kuruta uko yaranze urumva yaranze ku ishuri amenya dusuye mu rugo bisanzwe none nashatse uburyo yamenye none akamenya n'ibindi atarazi namara kumenya muri we nkamubwira icyo cyifuzo cyanjye azatamenya wagiye gusubiza ninde atavuga ati ngiye mu rugamba rwo njya gutekereza nsigaje kumenya ngo mu rugo babanye bategeze gute ibintu nk'ibyo iyo strategy nagize gute nashatse uburyo bwose mutumira kunsura nta mwiteguye nkamutumira ariko nta mwiteguye kaza mu rugo nyine ibintu bijagaraye abantu bari aho ngaho nyine kugira ngo amenye situation y'iwacu neza tumenye neza atamfatira ku rwego ntariho yatangiye gusura mutarakundana yego urumva kuba twamenyana twagiye tugira ibyo gusurana harabikubwiye ngo turi ku ishuri ko umuntu amenya ngo runagataha ngaha nanjye najyaga iwabo naho kazi wacu nyine bisanzwe none nge nkereye ubundi buryo kujya kunsura budasanzwe kugira ngo akunde amenye no donc nituba agiye kunsubiza amenye wasubije uwari we amenye mu rugo amenye ababyeyi amenye iki ibintu nk'ibyo ngibyo ndabitegura rero ubwo umunsi nyirizina rero sasa ugeze yari nk'inshuro nk'iya kabiri ansuye noneho nabwo araza cyo kuzigo niteguye kubimubwira nditegura
turaganira ariko kumubwira ngo dore naragukunze biragorana urumva ntabwo umwanya direct nese mbwira ngo dore ngo nawe ugize icyifuzo gutya na gutya ahubwo twarakomeje ndamureka turaganira no tugiye gutaha sasa agiye gutaha ndamuherekeza turagenda tugera kuri RBC imbere kwa polisi Denis kubimubwira n'ubundi byongera birananira ariko ko navuga se nkumva done ikintu kiba kivuga umunsi akubwira ko gukunda wari ubyiteze ko kubikubwira ntabyo natekerezaga okay ngaho komeza mbwira yego ubwo rero ngo wizengurukaga izo nshuro zose nta kintu abizi aho ndi mwenda hera mvuga ngo iki ndumva nago nzi kundi bigenze nkumva icyo uca kumbwa ndagifite ariko nyine ntawe yese biza ariko nabandi byanga bikundira agenda bimubwiye ubwo tugeze kuri RBC nyine mbere kugira ngo afate imodoka none manza turatuzu tuba turi kuriya ariko tuba tumeze mukura hagati nyine aho abantu babicaye tugiye nko hirya gato ku ruhande ndamuhamagana rero none numva ndi concentre kiramo imbaraga kabisa nta kibazo kandi vuga ku muhanda umva kubimubwira ngo nubwo byananiye nongo wamubwire ko mukunda ari kugezwa mu muhanda bisi kabisa nabimubwira agiye kugenda nyine turi gutandukana namwe ariko imita nkora ikindi kintu kindamwere ko biri kose wari sister wanjye wari inshuti yanjye bisanzwe ku ishuri ariko aho bigeze uyu munsi rero ndagira ngo hari ubundi buzima tugiye kubanamo ndagira ngo reke kuba mushiki wanjye gwe fiance wanjye ariko noneho sinshaka kwita unsubiza uretse kunsubiza genda nawe bitekerezeho wongere unyibuke neza igihe cyose uzaba yuzuye uzambwira Chantal okay Chantal murarera umwana nta kibazo reka nkubaza akabazo kamwe konyine araje mugeze kuri RBC arakuyugikanye wumvaga ko agiye kukubwira icyo akokanya numvaga agiye kumbwira ibanga tu ariko ati ibagirwa Maneri uzi muri korali umwegirwe mu buvuga butumwa wari mushiki wanjye ubu ndashaka kumbera umugore wabyumvise ute numvise bintunguye nubabera nansekeje wibuke ko yaje ari umuhungu wa gatatu nuba ngo ntago ugeze wibaza ko agiye kumera nk'abandi ajya gutesha umutwe wewe ntabwo yaje nk'abandi abandi bazaga nyine bambwira ngo ndashaka ko tubinje ko tugira gutya cyangwa nyine nkabikeka mbere ariko we ntago nigize mukeka araje akwihugitse kuri kara kantu bategeraho bisi bavuga ati burya njyewe ndimo ndibashira kure bivuze okay oya wowe wabirebaga yari romantique yashizemo ibigufu byinshi yarafite ubwoba niko nabibonaga akimara kwikubwira umutima wawe wakubwiye iki bwa mbere na mbere nabanje kumva nikanze ariko numva biranshimishije so nyuma arakubwira ati ndagukunda ese wese wumva ko ugomba kumwemerera cyangwa nawe byagufashije kirekire numvaga ko ngomba kumwemerera ariko ntashaka guhita bimubwira wari witeze iki mu gihe yamaze ataragusubiza ngewe urumva mu minsi twa tumaranye urumva twaranakoranye muri korali muri groupe de prière ntakubeshye pe nari niteguye ko mbwira yego nubwo namuhaye umwanya kunyera kuko navuze ngo kuri kose nubwo ari mbwire yego ariko agomba kumenya kurutaho uko yaranze muha umwanya kugira ngo amenye ngira n'uburyo bwo kugira ngo donc amatru yanyuramo kugira ngo akunde amenye ibyo atarazi donc agira amakuru menshi amenya atarazi noneho ngo kuri kose nzi ko wenda yambwira yego ariko atazicuza atazambwira ngo yego ariko atekereza ko ndundi wundi atarongewe ndiwe muha umwanya kugira ngo amenye none cyane namara kumenya akambwira yego okay noneho atazicuza akabati kuya mu rugamba kabisa reka twihute amubwiranye ko mukundana umwarabyemeye undi arabyemeye hagati yaho mwamaze igihe kingari kimwe utarakora mariage urakoze cyane nabwo ngo hari icyo gihe hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi muri 2008 nibwo twatangiranye urwo rugendo tujya ku ishuri kuri kaminuza ajya wajya muri kiye nanjye gutangira muri Iraq twamaze urumva iyo myaka yose twakoze mariage muri 2015 donc twamaze imyaka 7 dukundana nyine turi muri fiance nicyo gihe byadufasha kugira ngo dukore mariage 7 sasa rero ngiye kumfasha gushushanya mutangiye tugiye gushushanya ubuzima bwanyu mutangiye gukundana kugeza mu myaka 7 byigeze bigenda gutya urukundo rwanyu rwigeze ruba umurongo ukase urwigeze ruzamuka ruramanuka rurenga umurongo rujya hasi murazamuka muratambika byagenze mu ishusho y'urwo rukundo reka ngubwize ukuri njye ngira abantu benshi tujya tuganira nyine hari ukuntu abandi bijya bigenda sinzi twe kuntu byagenze twagize umugisha pe reka mbere hejuru tujye kwemerana nyuma y'uko ambwira yego
twakomeje kujyana ibiganiro nabyumva ikiganiro cyakurikiye igihe twaravuze ngo twese turi committed turi determine nyuma y'iminsi myinshi cyane tuziranye tufashe undi rugendo rushyashya noneho dufate strategy tujye kugenderaho ku rugendo cyarurerure twavuze ko dukundana tutazi igihe tuzabanira kurumva ntago twabishuranya ngo tubibone nta n'ubushobozi bwawe bari tukina abanyeshuri babyumva turabatera ikintu kigiye kudufasha uno rugendo tutazi uko rungana ni ukubaha buri wese igitekerezo yafashe no kwemerera mugenzi we ko bagendanye ibi bintu twabihagazeho ndamushimira cyane yabaye intwari cyane abakobwa urabizi baba expose abahungu barabatereta kenshi pe mushimira cyane ko yagize uruhare rukomeye rwo kuresista ntiyigize na rimwe ateshuka kuri icyo cyemezo twagiranye abihagarara ku buryo iyo nzira twanyuzemo ntigeze rwose inyura hirya no hino ahubwo ubuzima twabayemo twarafatanyaga ibibazo wenda bya famiye kuko nagize ubuzima bwo kurwaza mukecuru wanjye cyane twabigendanagamo kamfasha kumurwaza kamfasha buri kintu nawe ngiye nkamufasha ibindi imiryango tumera n'imiryango yacu isa n'imenyanye ariko wenda byo byakivanye kuko twabibwira ababyeyi neza ikijya mbere sibyo ariko batangiye kujya babikeka banabibona kubyegezaho na mama wanjye arabimbwira ati rwose mutazana Chantal ntugire undi muntu uzanzanira nukuri arabimbwiye ko yamaje kuba inshuti ye cyane ubwo rugendo twarugenzemo mu buryo rwose buri positive buzima twarubahanye twubaha imyanzuro twafashe wumve ngo determination cyo kuri mariage byabaye urumva mu myaka 7 dufite mu myaka nk'itatu ya nyuma cyangwa 2 nibwo twadesize ko dushaka kuba twakora ubukwe mu gihe runaka tumaje kubona nda amasomo ageze ahangaha ubuzima bugeze ahangaha ariko igihe twakundanaga tutazigiye tuzabanira ariko dufite gahunda kuzabana nta kureba ku ruhande nta wundi mukobwa numvaga najye gutereta wundi Chantal hari icyo nkubwiye nukuri ntago nakubeshya muri ubwo buzima bw'urukundo wigeze ubona okay niki kintu Chantal yigeze akora kumvura mwanze burundu ukavuga uti sinshaka no kumutereta ndanamwihoreye nanajyane nzatereta n'abandi wemere ko ibyo nkubwira rukuri ntugire ngo ni wenda ndi ko ndi imbere ya kamera ni ukuri kose nta na rimwe nigeze numva ambihiye muri ubu buryo reka nk'ingero hari ibintu byinshi byo kunstressa abandi bakobwa bajya bagira gutinza umukobwa uri gutinda runaka ari kuntereta iyo pressure ntigeze yinkiraho ntigeze ambwira ngo nkeneye ikintu runaka rwose nuguramona abandi bakobwa ku rwego rwanjye barasa gutya bakeneye ibi we yiyakiriye ubuzima yabayemo kuko bati twe dufite ababyeyi bacu batwitaye bazi ko turekeye mu maboko yabo baraturera mu buryo bashoboye nimba nzi ko nk'urugero wenda mu rugo batambonera ikigo nyine ntabwo bakibona ndabaho ubuzima ko ntakibona ntabwo yigeze nshakamo ibirenze nge ngo bintere stress mu buzima twabanyemo yirinze ikintu gishobora gutuma nagira stress ubwo buryo rero ntabwo bwigeze bunyereka ko hari ikosa rindi yigeze akora nta naryo wenda nta munsi twize turebana nabi navuga twamaraga n'igihe tutanabonana kurumva ko wenda rimwe na rimwe mubaniga muri ndaka yiga muri kiye mbani kugenda shakisha ibiraka nshaka Maneri ko ngewe niyo reganirihira hari ibyo maraga nk'iwenda nk'icyumweru tutabonanye no guhamagara bikaba gakeya yego ariko tukaba kuzirikana mu mitima ku buryo igihe runaka tuvuganira usanga ari perfect nta gihe rwose byiza biba nabi Chantal Maneri araguterese bigeze bagagarika abandi bangu kugutereta reka byashoboka se ntabwo byashoboka ni ryari umuhungu yaje aragutereta uti umuhungu afite favore afite yaryo bajya 040 Maneri ngira ngo icyo gihe yaratazana n'ubwanwa no guti toka ndamwiruka atigeze kubaho yego umva wamureka narabisengeye nashyiraga ku munzani nkareba ariko nkaha agaciro icyo umutima wanjye uwameye imbere noneho ngasenga nkabwira Imana ngo ibinyoboremo ni ryari ugeze wumva imbaraga z'ikofi ziruta imbaraga z'urukundo ukareba ko guti Maneri amafaranga yenda yazi ni umuntu uri aho ngaho umuntu utaragira imodoka ubundi uramutipe twiganye primaire ko muzi wabo ko twiganye secondaire azangeza kuki hakaza ufite cash we tuvuga uti reka mbishyire ku rukundo ndebe ushyire ku munzani ni ryari byakubayeho ntabwo ibyo bintu byambayeho kuko namye mpagaciro ko umutima w'umuntu cyangwa se amafaranga ikofi irashira umuntu agasigara kandi noneho umuntu ashobora kumedinga mani ariko mani ntabwo yamedinga umuntu Maneri mugize gutya murakuze cyangwa se imyaka 7 irarangiye nutuye tuntu wibukamo muri iyo myaka 7 dutatu tubiri nawe araza kumbwira utonde wibuka guti yaraje kunsura ankura surprise runaka bituma ndushaka kumukunda cyane muri make kandi umara kuvuga kimwe ujye uti warakoze ko biharira mbwira ibyo wibuka ariko musigire reka nyine nk'icyambere nyine no komeje cya anniversaire
hari ahantu nakoreraga nyine nakoreraga ibiraka nshaka minerivare yakoze ikintu yakoze ama etape umunsi yakoze ibintu byinshi cyane ariko hari kuri anniversary nyine yanjye aza kunsanga ku kazi nyine amasata yagira kugira ngo amerekeze dutahe icyo ntabwo byasanzwe bibaho hari yone twabaraga mu nzira wenda ntashyirwa nko kuri RBC wenda bisanzwe twasuzanya namuherekeza cyangwa amerekeza ariko bikara biri short nyine bisanzwe icyo gihe no yaje ku kazi katararangira ansanga ku kazi ndagasuza turagendana bandi kumwe nawe kurira ngeze mu rugo ye noneho ya creatinze team man ibyo ntabwo nzabyibagirwa rwose pe ya collection inshuti zanjye yamenye izo yamenye ko inshuti zanjye zose pe yaragiye aranje abona n'amanimero yabo wakorera iki gihe icyo nakorera Kanombe kuva Kanombe nyine ari ku bitaro by'i Kanombe nta nyine kimurara nakubwiye munsi ya Senide tuvana aho nganye namejeje kugira kimurura mu rugo noneho icyo gihe twarateze byo guteka ntabwo bijyana n'amakubwa yabwije mu saa 11 gutyo niki ahubwo vuga icyo yakoze bwa mbere niyo team yateguye mbere yuko aza kundeba yateguye team anahiya connection bagira ahantu bahora byose arangije arabitinza ku buryo twageze mu rugo nta kibazo gihari pe numva ni kuri anniversaire yanjye yifuje kumba hafi no kumerekeza byari bihagije n'ukuri byari umaze kunyurwa kare mana we cyane mva byari bihagije n'abandi ku munsi wanjye rwose kabisa ntacyo na kuko urumva twebwe ntabwo twe expecting ibirenze mu rukundo rwacu ni ukuri ngo yari hari ntitwe expecting ngo twasohokera hano tuzari byabagaho ariko ntabwo ari ibintu twari twatekerezaga ko ubuzima twe tubayemo ntabwo bwari bwo ngubwo n'amafaranga nabonaga njye nagira ngo ku ishuri ndashaka minerivare ubwo niba ngize icyo monye ni surprise n'utuntu runaka nzi ko akeneye kano ngakora kugira ngo nyine ukundo ngo updating ariko ntabwo ari enjoyment yahoragaho ngo weekend twasohokera no rwose byari ibintu twipinga mu mitima yacu twarubahagiye twarakundanye twabwizanye ukuri turakurikiza ibyo ngibyo nyine none icyo gihe rero uwo munsi ntabwo nubangoye ngo ajye gukoresha keke ngo ajye kugira gute hoya juste kuba ari hafi yanjye nkava ku kazi nkagera mu rugo byari bimpagije none twageze mu rugo rero ubwo nkabona gusa ari gutinda gutaha ari gutinda gusezera nkibaza niki kumbi timu iri ku muturanyi wanjye niwe bari gutegura keke n'amabuji n'ibiki byose abo twiganye aba twagize gute na bamwe dukorana benshi cyane urumva noneho bigira wumve ngo byagize ama status saa 4 nibwo bakoze surprise yandi fatika bakora surprise no abantu kinyuma nicaye mu rugo mbone mu rugo huzuye abantu barenga 30 icyo kintu cyakoze ku mutima warakoze cyane umva ngarutse muri iyo mudu numva rwose mana yanjye birenze pe nukuri kose Maneri mubanye imyaka 7 muteretana niki kintu yakoze ukumva nyine ushaka kumwe kimwe ushaka kumwe bibiri okay ikintu cya mbere yakoze kikanshimisha aza mu rugo bwa mbere aje kudusura bwa mbere nyine yaje afite utuntu yazaniye abana barumuna banjye twarutuye urute twa kera twabaga ari turi mu ducupa duto Maneri mbwiza ukuri wagiye wambaye icyo gihe Rwamagana icyo gihe nkuko nabikubwiraga nakoze ndi mu itorero rya ADPR tukunde kwambara amatisi iki ingweto za congo nukuri mu buryo nambayemo kuko niko nyumva niyo style twagiraga kwa nambaye mbisukuri ujya kwambara ntiwambaranye icyo bitubwibone tubwibone se urumva nge navuze ngo kanambare neza gushoboka mfite revu yanjye iri hejuru kwambara neza mfite ndibuka kara gashati kakaro kuturongo tuturinye tumanuye tw'umutuku na orange mo gake na beige ni pantaro nyine ifite ibara ryaho hejuru wana nyine numva ko nambaye neza kandi ko nambaye neza pe ndacongoza umukara cyane rwamfasha Maneri araje aseseka yirwamagana wari umwiteguye ute wumvaga ari buza neza numvaga nyine ntazi uko ndi bubwire ababyeyi ariko ndabwira ngo n'umuhungu twigana nguje buri buze kusokonsora okay azanye yarafite no twari tugeze turyoshye byatanu ubwa mbere ari ntunyoyeho yazanye turenze tubiri twari twinshi twari nka 6 hari yari yazaniye n'abana bose nanjye yanzaniye nyine niki kintu yakuzaniyemo kitari wawute ni iki kintu yakuzaniye kitari yawute harimo na keke wayiriye wenyine oya twarayisangiye n'abandi Maneri bakwakiriye gute mu rugo iwe byanampaye isura nziza cyane yo kumenya reka wenda mbibwiye n'abantu tugomba kugira inama abasore ngo nujye kurambagiza umukobwa uzabanza urambagize mama we iyo ni trick y'abantu nyine bazi neza guhita umugore mwiza ushaka kuba ku rugo ahanini naho tugenderaho
ntabwo nabikoze rero ntego mfite pe nuko naje gusanga nyine ngize Imana bigahuriramo bampaye icyubahiro gikomeye ntabwo nari nzi ko bampa agaciro ko naje nyine nk'umukorege nyine biganye ntabwo nari nje rwose uri kwipresenta ngo dore umukunzi hoya kwa gusura nyine inshuti yanjye bisanzwe twiganye bampaye agaciro bikomeye bafite umwana rero mu bucura bwabo witwa Eric nawe yarankunze ku buryo ngiyo nyine yanyiziritseho kabisa none nanavuyeyo yahoraga itegeko yose bishyuza Eric w'i Kigali ibintu nk'ibyo kari kakiri gato yari Eric gusa yari Eric w'i Kigali none ariko anafite affinity ikomeye cyane yanjye yankunze cyane bibona noneho hirya y'abo bana rero n'ababyeyi babo bamfashe neza rwose urumva yego nari umushyitsi kimwe cya kabiri mbona bampaye agaciro kiyongereyeho banyakira neza mbona batetse neza buryo iyo abantu bakakira neza mu rugo urabibona ubona ari impinduka batetse inyama bien sûr rwose pe baratetse yabonye niyo wenda bifashe nk'ibisanzwe ko inyama wenda bashobora kuba baziteguye yego ariko uburyo bikozemo uburyo mbona bacicikana bagize gute mbona respect ikomeye cyane bampaye narabikunze cyane aha uvuye Rwamagana murateguye gahunda z'ubukwe mu masegonda 40 ubukwe bwawe bwagenze bite ubukwe bwanjye bwagenze neza ku buryo mbona wenda hari igihe umuntu ashaka kubivuga akagira ngo kwiyemera cyangwa kugira ngo wenda amanota y'umuntu agire wenda abantu benshi barabutashye n'abantu benshi bagabonye ko barabusharinze abantu benshi barabusharinze pe twese twamenyana ariko nukuri kose pe n'umutima wanjye wose n'uyu munsi yo mubonye mbera bushya nkizemo video nkagira bumbera bushyashya pe kuganye bwabaye neza bukora ku mutima wanjye urumva ko byanyuze muri process zitandukanye gushaka ubuzima kugira kuko wenda ntacyo bambajije turangije igihe cyo kudesida gutegura ubukwe turangije amasomo twese twarangije amasomo 2012 nibwo twarangije tugraduating muri 2013 mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu gutyo twarangije nubwo twiga muri kaminuza zitandukanye twese promotion zimwe noneho icyo gihe turangije kwiga nibwo tutangiye gushaka ubuzima tujya mu internship tujya mu kazi kanoze n'iki byose ariko mbe ngo kuva muri 2013 tugakora mariage 2015 habayemo sacrifice no kuba determine nyine n'akazi twanabonye ntabwo kari kafatika cyane uwo mwanya ku buryo kaduha amafaranga ahagije ahubwo twakoze ikintu cyo saving siniri force buri wese akitanga ku giti cye ku buryo twiyeranje twarafatanyaga cyane vuga ngo nkeneye kugura intebe cyangwa ibitanda ngo akeneye kugura ibikoresho byo mu nzu ntawe ufite inshingano ze kuruta undi nkeneye amafaranga hano ngenda yafite uyafata nkeneye amafaranga ndayafite yafata ntago nzi ngo bije yanjye ku giti yanjye ni iyi cyangwa ni ntago nanayikubonera gusa ndibuka ko twicara bwa mbere twakoze bije iri global yanjye nawe hari ibireye umuhungu nibi hari ibireye umukobwa nibi ngi turabyandika turangije iyo bije tukira kuri email icyo gitwa bikoze twabona akazi mbere y'imyaka 3 kugira ngo ubukwe bubi tuyibikara twe ko biri kose nibikunda tuzabikora gutya ibiciro nibihinduka tuzapudetinga ariko dufite aho duhera tuyibika kuri email tuyikira nka draft hari tugiye aho tuboneye akazi rero sasa kuva mu kwezi twebonye akazi mu kwezi kwa kabiri tutangirira rimwe ukwezi umwe abiri atatu tuvuga ngo umushahara n'uyu nguyu saving ni twahise creating account duhuriye ngewe nawe tukadushyira amafaranga ayo mafaranga havuyemo inkwano amafaranga havuyemo ibikoresho urumva ntacyo twahishanyaga inkwano tuyumvikanaho amafaranga aboneka birarangira ngaye ngo kubukore babwiza vraiment babwiza ku buryo uyu munsi ndabona nkabonamo agaciro ku rugo rwanjye uyu munsi mu nkwano wakoye harimo n'amafaranga y'umugore no ntago arimo none si reka ndikamo navanze amafaranga akuramo n'inkwano dore ikintu twakoze ni iki ngiki ntabwo tugiye duhishana kuko twaraganira gacu turayishushanya inkwano ishobora kubona hari ubukino gihe amafaranga yuko nangaye turayavugana tumeje kuyavugana mutuma kubabyi nangahe Maneri ntabwo nakubwira ubu ngo nangahe Chantal yenda sibumbije ariko ni na amafaranga nyine yamaye nyashyira kuri ya konte yazanye uyashyira kuri yamaye nyashyira kuri konte arangije ahantu mu rugo nyashyira ababyeyi yes icyo nkubwa yaramenyeho no kwiyo konti yari imwe amafaranga yavuye y'inkwano yari muri ayo ngari kuri konti ariko nyine kuyashyiraho urumva ni twese no iyo amount iyo nashyizeho yitwa ko ari inkwano nabwo natekereje utambaje ngo nayikuye nagize gute ni za saving no hari urumva wenda nakantu kaba n'abantu bose bari bufateho nk'inama nimba ndi kupropose ngo ufite ubukwe nkabikubwira ndagutumiye ntwerera amafanta amafaranga y'imodoka n'iki birishemu cyane ko nakubwira ngo mpereza amafaranga y'inkwano sibyo inkwano it's up to me nge ugiye guhaguruka muri saving nakoraga rero nagomba kugira uburyo bwanjye bwo kubona amafaranga kubona inkwano byanga bikunda cyo gihe ndibuka nyamango yashyireho yashyize ari menshi ntago ari go saving nasanzwe nkora nyine cyari menshi nafite uburyo nayabitse ku ruhande ko iyo twayihurizaga twese ariko ngo ntago nahitaga nyashyiraho
tuvuge nimba mbonye wenda nk'urugero wenda mu nka de mission se cyangwa se kazi umushara bampaye amwe wenda ndakoreshamo igitanda ahengaya ariko wenda nk'ibihumbi 10 nk'urugero cyangwa 5 ndabishyira ahantu atazi avant Kenya shyira kuri ya ntuza ya konti na amaje kugira rero igihe mbona numva yaba akwiriye y'inkwano twavuganye n'iki nayo nyashyira hari ku buryo kuyajyana no kuyatanga kugenda yafashe kuri iyo konti ubwe yagira bifasha agenda yajyana ko nawe mukiza amati rero amafaranga ajye kuyandi ariko reserved kwera inkwano aragenda yafata arayatanga twamaje kuyidiskitaho turangije tubaza no kubabyeyi nabo turadiskita tuza kwemeranya hagati na hagati twumva y'amafaranga ari hurya aragenda arayafata arayatanga ubwo bwawe wari ubwiteguye bwagenze gute 70% 20%? 150%. N'iki wabuze mu bukwe bwawe wari witeguye kubona? Icyo nabuze ni ikira n'ababyinnyi ba Kinyarwanda. Wari wabatumiye bagakunda? Oya, narabe expectingaga ariko itorero ntago ryanyemeraga ko baza. Ntago twatubyemera. Pole sana. Maneri nyuma y'ubukwe. Honeymoon. Niyo yakurikiyeho. Yego. Honeymoon yawe yabereye he? Honeymoon yacu yabereye Gisenyi hotel itwara Palme. Ba sinzi niba abantu wese bahazi umuntu atarajya kuri brasserie niho twagiye ko ntaho twamaze igihe kinini ntago twakoresha iminsi myinshi ko urumva muri saving twagiraga twari tugomba no guteganya ko nyuma y'ubukwe urugo ruzakomera kamema abashyitsi bakabona niki rero na honeymoon twarayikoze ko twagize short twakoze iminsi 4 urumva ari 4 cyumwiye mikeya ni biki nuko ina cyumweru cyagezemo ni iminsi 4 cyane ko twagiraga n'abashyitsi benshi byari ngombwa cyane nyine ko tugira umwanya wo kugira ngo nabo tubaho umwanya numva ndibuka twagiye dimanche nimugoroba twagarutse kwa kane nimugoroba cyangwa nimugoroba gutya gusa ni iminsi 4 twayibaza neza tsanga ni iminsi 4 yonyine ntabwo twagize ibintu byinshi ngiye kubaza ibibazo bibiri nyuma ya y'ubukwe kugira ngo tutarasoze Maneri Imana igwaye ndi mahitamo ugasura muri rwa busore wahitamo Chantal umbwije ukuri n'ukuri ndi imbere y'Imana niwe nahitamo nyine sinabivuga gute kuko atabaye we nakubwiye ngo sinigeze ngira kundi kuntu nkunda ngo mena na balancing amahitamo kandi imbere y'Imana ntago nakubeshya urabizi ntago nigeze nk'umwanya amaranga mutima yanjye kujya ku yindi direction kuko ndiyize n'amaranga mutima yanjye ndayazi ko ngenda ndakunda kandi cyane iyo ndangara amaranga mutima yanjye nkaya deviation nkayajyana ku ruhande byari kunanira cyane gufocusinga kuri Chantal kuko nari determine shaka ko ari we nakunze byatumye amaso yanjye nta handi hantu nyarebeshanyereje kuri we uyu munsi rero nta wundi mugore numva mwiza wa kwisi nta wundi mugore kobwa nzi numva wabaho kugira ngo nongere ngo ndaginde ikindi undi muntu ntekereza ntago byankundira rwose pe nsubiye inyuma nawe hari umukobwa twanye tugatangira n'ubundi mbere wakunzwe n'abahungu babiri nubwo ubifata nkaho utigeze yenda kunana nabo Maneri azaro gatatu ugize amahirwe Imana ikavuga iti Maneri ibi ndabaforomasi tangira bushyashya wakonyerwa kunana na Maneri wenda nubwo navuze babiri nibo navuga bakomeje kunyihambiraho cyane kugira ngo dukundane si ariko bikanga ubundi ni benshi navuze bakeye noneho ahubwo wambaza ngo ikintu cyatumye ukumana na Maneri icyo gihe n'uyu munsi kiracyahari iyo bari kumbaza okay urabyibajije yego atandukanye nabo yes iki batandukanye nabo Maneri n'ubwanwa oya Maneri afite ubumuntu bwinshi n'umuntu nyine to n'umuntu wa nyamuntu rwose bimwe bajya baririmba n'umuntu nyamuntu n'imfura nta kintu mushinja mfite cyatuma mvuga ngo namuhindura ni inshuti yanjye turaziranye turakundana rwose kabisa asubira nzongera mutore Maneri agasozi kazamutse inka kamanuka indi umutoma Maneri ni umuntu nyamuntu iyo turufu baye bwana naroba jokeri ubwo jokeri ni Maneri nta muntu nta mugore nta sibiko ntabwo nabo ngo undi muntu n'undi nzi ariko Chantal afite indangagaciro za n'umunyarwandakazi cyo ni ikintu cyambere muri terme n'umunyarwandakazi utazazana uruzungu rutuma urugo rudatera imbere kuno nyine ngo ahibindi bintu amahirwe cyangwa se umwanya kuruta iteza imbere urugo n'umuntu ufata umwanya wo gutekereza he nahanjye
akaba mu nshingano z'100% nkabibonesha amaso pe nkabibonesha amaso ku buryo mbona nta wundi muntu wari twari gushobokana ariko mbibona sibyo so rero nta dusubiye inyuma nta wundi muntu nakumva nahita afite ibintu urumva sinzi wenda niba amadetaye nayaguha nabona nkwa amadetaye ariko we uko ateye ukuntu ameze nibyo byonyine binyuze umutima wanjye turi gusoza na ikibazo cyane cyarangiye cya kabiri gahunda za Maneri kuwa mbere cyangwa se mu minsi y'imigizi gahunda za Maneri muri weekend ni gute gukurikiranya umunsi wawe iminsi ya weekend cyangwa iminsi y'akazi urambwira hagati mu minsi ya weekend umbwira uti ndabyuka mu gitondo nkiblosa nshobora gukora gym ndabyuka nkirukanka nimugoroba nibwo ndeba filime saa 2 nkagwa igikoma mu gitondo ibintu nk'ibyo ngibyo urakoze iminsi working days cyangwa se iminsi y'akazi nyine bisanzwe nkuko nabikubwiye nkorera mu ntara nkorera mu Kinigi na ahantu hataba ibintu bya rwaziri nyinshi nta bintu umuntu yarangarira mu byinshi bihari ariko umunsi wanjye bimeze nk'ari imwe kuko ni umunsi y'imisi y'akazi kandi mu bakuri papa se y'akazi nta kindi kuko akazi tugatangira saa moya mbere ya saa moya rero nta kindi ni kubyuka nkakora dushe kuko ntago nkunda kuzinduka cyane haranakonja sinzi irimo hazi mu ruhengeri harakonja nta bintu byinshi bakorera mbere y'amasaha yo kujya mu kazi ni ukubyuka nkitegura nkategura icyumba cyanjye ngiye gusiga ngakora isuku narangiza nkajya muri dushe narangiza nkajya mu kazi nyine ni amasaha yose y'akazi na pause nyuma y'akazi rero ubwo sasa nibwo ngira umwanya wa internet wa chat cyane nkajya mu rugo sometimes harabo tubana bagatunganya cyangwa se batatunganya nkajya mu gikoni ndabikunda ndanubikora nkajya mu gikoni nkategura rimwe na rimwe cyangwa tugasimbura n'abantu tubana ubundi hagira umwanya wo kuganiriza umuryango wanjye mu gihe numva ngeze mu rugo madamu tukavugana abana tukavugana kuri telefone n'iki ubundi nyine umunsi ukarangira weekend ubwo iyo minsi ntabwo kubi bimeze nk'aho biri uniforme bigenda bikurikirana gutyo kuko ni iminsi nyine y'akazi muri weekend rero urumva ahanini cyane ni mu rugo wenda usibye ibintu bya lockdown byabaye iminsi yabaye mu rugo kuba mu rugo cyane n'ubundi nta handi hantu umuntu yajyaga gahunda zo gusenga zidahari n'iki ariko ikintu nkora mu rugo ni ikintu umwanya ukomeye ukuba abana banjye bakambona umwanya nkakina nabo tukaganira tukagira umwanya wo kudiranja cyane tugakina imikino isanzwe kubaka utuntu ibintu nk'ibyo n'umwanya amadamu tukaganira donc mu rugo ntago navuga ngo hariho uniformité ya buri munsi wa weekend iminsi yawe irajagaraye ntabwo ijagaraye sorry no ntabwo bimeze gutya ntabwo ijagaraye nabwo ngo weekend yo irimo cyane imbaraga umwanya ukomeye cyane wa famille ubwo akinjiramo church practice na materaniro asanzwe navo kwibyo ngibyo nibyo bikunda guhura wenda akazamo n'ubukwe ntabwo navuga ngo birajagaraye ariko byose bigira amasaha yabyo nk'urugero nko gatandatu mu gitondo ntago yindi gahunda napanga mu gitondo niyo mu rugo cyane ko nta vendredi nimugoroba nuko ndi mu rugo nyine ibyo nayo nkubwiye gukina n'abana baba nankumbuye n'umwanya kuba ko ntabwo netajye mu bindi nkigera mu rugo nuko nyine ndi kumwe nabo cyane ubwo nkeje na mu gitondo nyine ko gatandatu nubwo nkaba ndi kumwe nabo ubwo ko gatandatu kwa premidi nibwo hazamo wenda repetition ku rusengero nibwo wenda hazamo ubukwe ko nabyo wenda umuntu ukunda gusavinga cyane abantu mu bukwe kubafasha no kugira gute ubwo munsi wa gatandatu kurangira gutyo na dimanche none tukabyukira muri church ariko none premidi nayo nkavuga ngo ndagaruka mu rugo ndabandi mu rugo urumva gahunda amasaha menshi araba ari mu rugo cyane n'izindi gahunda ziri social nyine zikaba ariko nyinshi arize urumva kubana ngo kuva mu gitondo ndakora iki urumva hari time y'ubukwe hari time ya repetition ziyane zinjiramo zikagenda zinterrompa nyine ko umuntu akora wenda horere y'umunsi wa weekend ariko kenshi ni relaxing nta kindi kintu ibyinshi n'ibyo ngibyo Chantal umunsi we ubuteye ute muri weekend umunsi ubuteye ute mu mibyizi mu mibyizi mu minsi y'akazi birumvikana byo nakazi ngenda mu gitondo saa 12 nkagera mu rugo n'ubundi saa 11 n'igice saa 12 nkajya kureba ko abana biriwe uko mu gikoni byifashe ubundi nyine ngategura uko ejo nzajya ku kazi hanyuma muri weekend birumvikana mu gitondo ndabyuka nyine nkajya mu gikoni hanyuma nka saa 2 uzo kumugabo aba yaje yego byose tukasanganye mbyuka saa 12 okay hanyuma nka saa 2 tegura ameza nyine tugafata bya mu gitondo nyuma yo gufata ibya mu gitondo ubwo njya kugaburira abana kureba imyenda tukamesa y'abana nyanguye hanyuma bikagera saa 6 saa 7 tukitegura tukajya muri practice twese tuba mu makorari ajya muri korari wabo nanjye nkajya muri korari wacu ubwo iyo agiye agaruka nijoro ariko ngiye magera mbere magera saa 10 saa 1 saa 12 z'umugoroba nibwo turangiza repetition kongera mu rugo nka saa 1
ngakurikirana iby'igikoni byo mu rugo byose nyine nk'umuntu nyir'urugo, hanyuma akaza kuza nyine mu saa 3 saa 4 tukareba udufilime tugakina tugasakuza muri rugashya. Nibihe biryo Maneri akunda kurya ujya uteka ahubwo ati nyongera cyangwa akiyongera? Ifiriti. Akunda ifiriti cyane Cyatari. Nicyo akunda kunywa? Akunda amata. Okay, tusoza rero ngiye kubasaba inama. Urugo rwanyu rurashimishije, abantu benshi bamaze iminsi babibona, bamaze iminsi niki kintu mubona umuryango nyarwanda uri kubura muri no minsi, yenda buri wese ndamuha amasegonda, niki kintu muri kubona ingo z'iki gihe divorce ziri kuba zirangana n'ubukwe buri kuba, niki kintu kiri kubura? Ni Maneri ubyumva uti? Ngewe ikindi kubona muri kino gihe abantu ntago bakirimo guha agaciro urukundo rwabo batangiranye nabo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abantu binjiye mu bintu byo kubana bafite izindi badafokasinga papasi. Ugasanga abantu afashe icyemezo afite izindi parapara. Hari kundi kuntu atekereza, hari abandi bantu babanye, don't focus ku muntu we batangiranye, irajegajega ntago ikomeye. Donc wenda hari izindi mpamvu runaka zimutera kuba ari we yakunze, cyangwa se yagendeye mu Kigali rimwe na rimwe, cyangwa ikindi cya kabiri afite indi ntego afashaka muri we. Twabanye wenda afite ibi bintu biramfasha kugira ngo mbe neza ndi kumwe nawe. Ibyo bintu sometimes bikaba byata agaciro. Inama ndi gutanga ikomeye cyane ku mugabo, gira determination, umenye ngo kuba narahisemo ngo niwe nahisemo kubana nawe. Mu bakobwa bose namenye, mu bandi bose namenye nkahitamo wowe, hagarara kuri icyo cyemezo wafashe. Ufate riske, uvuga ati ngewe ni ko ari we nahisemo, reka nawe icyemezo nafashe. None we kubikorera kuko we kumukunda cyangwa bane nawe kuko umufitiye impuhwe, ngo rwose ni mwanga se biragenda bite, arabo wande ibintu nk'ibyo. Oya, ahubwo uvuga ngo ngewe ubwanjye kuba narafashe kino cyemezo niko bizagira imbaraga uzabikora. Uvuga ati ni ngewe ubwanjye ngomba kumenya kurangiza ibyo natangiye. Iyo rero we break the down ari ubyiciye, menya ngo uri kisa. Yes, uratsinzwe, arakoze, uratsinzwe. Kuba utsinzwe rero sasa ntabwo urimo gufokasinga iri kujya, ntabwo uzi ibyo urimo gukora. Kuba umugabo kwawe niyo decision wafashe uri wenyine yo kumuhitamo, bi affecting abantu benshi, bi affecting abana bawe, bi affecting iyo miryango mwahuje wawe n'uwabo. Nero kugira ngo ubashe kuba umuntu ukwiriye, komeza usigasire ubwo buzima, iyo mibereho iyo miryango, iyo mibereho y'abo bana. No breaking down nabo bazaba victime w'ibyo bintu. Rero reba izo mpande zombi, umwe ngomba gufata icyo cyemezo kugira ngo byanga bikunda abo bantu mwashyize ku isi n'abo bantu babyeyi banyu babashe kumva babayeho neza mu buzima mwega nka creatinze. Ikindi ku badamu nabo, nimba umugabo uko ameze n'ukuntu ateye niwe wahisemo, sibyo, menya ngo niwe wawe, nakunyure mu bushobozi bwe. Shaka wenda ari ibyo atabasha gusatisfiza ukeneye, birashoboka, ariko niwe wawe. Menya ngo ntago uzamugura abagabo benshi, icyo kintu waje kimike mutima wawe, wumve ko byanga bikunda ari ugomba kumugura wawe byanga bikunda. Noneho nimba hari bitagenda, menya ngo ni rwa rugo, ni bwa buzima nabaye undi mushya, hari undi buzima ndimo kubaka, hari abandi bantu mbereyeho. Umugore agira umutima bati ngiye mbere y'abana banjye, uko ndi kose ngomba kuba kundi gushya gutandukanye kwanjye bwite kugira ngo umwana wanjye agire source nziza ahaturutse hazima. Umuryango ugiye gushubika muri twebwe ufite source nziza ivuye muri ngewe, ukumva ko you are the one utuma umuryango waba grateful, uba intangarugero. Nubiharira umugenzi wawe ukumva ngo nawe ntiyakoze iki naye ndabyihoreye, ayo ni amakosa akomeye. Wisiga navuga ngo ni ugomba gufata ya mbere kugira ngo bigene neza. Wikumva ko ugomba kubanza kugira ngo kora nawe akore, nadakora akazi yake ahagaze nawe ntuza mu nshingano ze, ariko cunga izamu ryawe. Mwumve ko n'ibinapfa bitazaturuka kuri wowe, ntitwifuza ko bipfa, ariko ntuhagarara neza amushura ko n'umugabo wawe azabasha bizakunda neza ko aba mu nshingano ze. Murakoze cyane. Ikibazo cya Chantal, nize nama wagira abakobwa cyangwa se abasore mbere yo guhitamo bazashakana? Ngewe ikintu cya mbere nababwira ngo abakobwa n'abahungu bakwiye kubanza kugira igihe cyo kwiga, nimba basaba amahugurwa, nimba haboneka abantu b'abakorerabushake bakabigisha, ntago mbizi, ariko mbona hakwiriye ikintu gisa n'impuguro cyangwa se impanuro z'abakuru, abantu babaye successful mu rushako, bakabanza bakabasobanurira urwo icyo ari cyo. Hari ubwo umugabo yumva ko kubaka ari ugufata umugore akamushyira hariya, akagura umuceri n'isukari bikaba bihari, mayoneze ntibure mu rugo, akumva urugo rurubakitse, akajya muri gahunda ze.
ntabwo ari byo. Hari ubwo umugore yumva kuba abakozi banigana mu rugo akumva ibintu byose biri aho ngaho akumva birabaye. Ntabwo ari ibyo, ni ikindi kintu cyagutse kiri inyuma yaho. Numva ari ikintu umuntu ugiye gushaka, tugira ba marene, yakakwiye gushaka umumarene utari uw'amafoto gusa, ahubwo umumarene ufungutse mu mutwe, ubasha kumurasira kuri buri kintu mu kuri kwacyo kwambaye ubusa, akamusobanurira kugira ngo agende azi ko ngiye kubaka, ntabwo ngiye kuryama. Kuba umugore no gucana ku maso ntabwo ari ugusinzira. Kuri buri kantu ugomba kuba uri maso, kuko urangara gato, buri ikintu gisenya urugo ni agapuwe gato cyane. Umugabo kugira ngo asenye urugo ni akantu gato, kuko mbere y'uko mushakana aba yarahuye n'abantu benshi bakabaye barabanye, ariko finaroma mugaza guhura mwebwe, kuko ntabwo habana abantu babishaka gusa, ahubwo habana abo Imana yateguye ko bazabana. Icyo rero umuntu akimenye agasobanukirwa urugo icyo ari cyo, ntabwo yakabaye asenya. Hanyuma icya kabiri, hari ikindi abantu bakwiye gusobanukirwa ko iyo ushatse usizi wanyu uragiye. Ibyo ukora byose ugomba kubikora mu nyungu za partner wawe, uwo mwashakanye. Ibyo ukora byose bikore mu nyungu ze, ni wambare mu nyungu ze, icyo ukora cyose ugomba kugikora mu nyungu ze. Ntibivuze ngo wibagirwe burundu aho wavuye, ariko ntabwo ugomba gushyira umuryango wawe wakavugira imbere kurusha uwawe washinze. Rero nibyo numva navuga. Murakoze. Reka dusoze rero, mwakoze cyane abari bakurikiye New Hill Image TV. Iki kiganiro kiranyubatse kandi nizera ko kigiye kubaka abantu benshi cyane. Maneri ni umuririmbyi, Chantal ni umuririmbyi. Mukundira kuririmba indirimbo hano mu rugo se cyangwa mu rugo? Okay, turirimba ngiye nyinshi zifasha. Okay, tugiye gusoza. Muri korari. Fata mikrofone. Niyo indirimbo navuga ngo nk'inseruka yacu. Twaririmba nta kibazo. Twaririmba rwose. Umunota umwe mu dusengera, mu wundi munota umwe. Ni Imana yabikoze isingizwe, ni Imana yabikoze ihimbazwe, ni Imana yabikoze isingizwe, ni Imana yabikoze ihimbazwe. Wow. Ni refrain y'indirimbo nyine yacu rango rwo ni ngewe. Kadusenge dushimana. Mana tugushimiye kuri mwiza, umukunzi wacu, inshuti yacu, we rukundo ruzima, wadukunze kuva kera twabaho isitara tumenya, ababyeyi bacu batari batumenya. Ushimwe cyane mwami ku uyu munsi wawe uremye, ushimwe cyane ku mwami wakoresheje abakozi bawe tugirana umwanya ungana gutya, byose niwe wabiteguye. Mana usingizwe, tugushimira umwanya tumaranye, kandi tugushimiye amagambo meza waduhaye no kongera kwibuka neza inshingano zacu no kuzibwiriza no kuzihugurira bagenzi bacu, andi bavandimwe bacu. Ukomeze kuduhambika imbaraga rero zo kuba umwanya mwiza wifuza urugo rwacu rube ubuturo bwiza bwawe, aho wishimira kubana natwe, kandi n'abandi bose bakwifuza. Umuntu wese afite inyota cyane kugira ibyiza akwiringira, umwiyereke, ntumuhishe mu maso yawe Mana. Hari benshi uyu munsi bafite amarira, hari benshi mwami barara bataka, bafite ibibazo mu rushako, bafite ibibazo mu buryo bwo gufata decision kugira ngo bazashake. Mwami ndagutumye ngo basange Mana, ubahumurize kandi ubaremere inzira, ubaremere uburyo bwo kubaho, ubaremere ibyo bagomba gutegura mwami kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza imbere yabo heza. Mwami habategurire. Ngushimiye ko byumvishe Mana, abavandimwe ho umugisha mwami badusuye, komeza kubana nabo mu buryo bwose, uhabwe icyubahiro byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Ikiganiro ni Mbwizukuri cyangwa se gihita hano kuri New Hill Image TV. Nabwe ngo banzukande aho hasi ku kabuto gatukura ukare subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibindi biganiro byubaka igihugu, byubaka umuntu ku giti cye. Urakoze cyane.